bari dufitanye amafoto menshi agera nko mu 8 arambwira ati yose yazane ntusige nimwe sinzi uko agatima kaje ndagenda imwe ndayisiga nzana amafoto yandi naraje nsanga yashyize amaboko inyuma ku mugongo uko nakamuhereje amafoto yazanye ikiganza nkuje kwakira ahubwo ahita amenaho mu maso njye kumenyeho iki acide. Yes. We lift our voices high, praising God on high. Kora subscribe, like, share na comment kuri channel yacu. Suwe. Yego. Ayimenaho hano mu gahanga kugira ngo akaboko gashye kuno byaturukije aha nyine gashye kugira ngo akaboko gashye uko yamennyeho mu gahanga ndahumiriza ahanaguzaho ntanagujeho nako karashye. Yego. Nano mu gatuza aho yarafungiye icyo yakoze hashize nk'iminsi 2 yahise atoroka imvura iri kugwa yacukuye gereza aratoroka. Yacukuye gereza ubwo ni muri yakasho yego mu kasho ataragira muri gereza. Yego. Yara kuri polisi yaracukuye imvura hari kugwa imvura nyinshi aracukura aratoroka. Yego. Atorotse agivuga nikaze mu kiganiro nkuru yanjye nikaze muri ubuzima nizere ko mumeze neza gemeze neza bahati nameze batumeze neza ngo meze neza. Yego meze neza batameze neza nitwa Rweme Mbabazi ndi kumwe na Ntacyuritimana iryo zina rye afite izina rimwe rukumbi ry'ikinyarwanda. Ntacyuritimana niyo tugiye kuganira n'umudamu n'umubyeyi muri kureba ahangaha yahuye n'isanganye nkuko muri kwibona ntabwo ari uko yavutse yari umuntu nyine ufite umubiri umeze neza ariko nyine aza guhura n'isanganye muri kureba aka kanya ku maboko Bahati yaberetse nuko nguko nyine byamugendekeye araza kutubwira byagenze no ku mubiri imbere rwose mu gituza abantu bari kuhareba ntatagaragara wenda agende kuhareba ariko no mu maso nuko nguko rinete nuko azikuyemo nuko nguko byamugendekeye. Ntacyuritima uraho neza ngo muraho neza umeze neza ngo ndaho urahora akomeye byakugendekeye wite se shuti yanjye nahuye n'ikibazo cyo gushya mbere yo kutubwira ubundi Ntacyuritimana ni muntu ki kutakuzi amwibwira gute? Ntacyuritimana ndi umumama w'abana 4 yego b'abakobwa nahuye n'ikibazo cy'ubushye. Yego tubwire inkuru yawe rero byagenze bite kandi umushapu tubwire mu buryo burambuye sibyo? Yego rwose inkuru yanjye kugira ngo mbe narahiye bimere gutya hari umudamu twari inshuti kuva na mbere na kera. Yego. uwo mudamu arabyarira mu rugo akiri umukobwa nyuma yaho ashaka umugabo akora ubukwe akoze ubukwe amara imyaka 4 atarabyaye ariko aho yashatse yari yarabahisha yuko yabyariye mu rugo. Yego. Ageze yamara imyaka 4 atarabyara umugabo n'abavandimwe b'umugabo nyine aho yari mu miryango yaho yashatse biba nkaho bamurambiwe batangira kumutoteza ngo ntago abyara. Wenda mbere hose yaranganiriza akambwira ati ubu umugabo niwe utabyara kuko njye n'ubundi mu rugo mfite umwana ariko ntago nabibabwira batanyirukana. Abonye ko abuze urubyaro kandi bari kumutoteza kandi mu mitungo bari bafite aho yashatse yari afite mu ruhare runini rw'ibyo yakuye iwabo ajya gushakayo. Yari yarafatanyije n'umugabo kubaka yaragurishije iwabo ahavuka amafaranga arajyana nyine afatanya n'umugabo kubaka. Abonye ko bari kumutoteza rero yanze guheba ibyo yahazanye ahubwo waba inshuti n'undi mugabo ku ruhande arabinganiriza agira ngo abari umutera inda gitwe ko mu rugo babyaye barekera kumutoteza. Yego. Arabinganiriza ko afite iyo nshuti ku ruhande aranamunyereka uwo w'inshuti ye mbega twari inshuti nta kintu na kimwe twahishanyaga. Yego. Waje kube ikibazo rero agiye kureba wa mugabo w'inshuti ye arabimbwira nk'ibisanzwe ko agiye kumureba. Yego. Aza no kundeba mbere yo kujya kumureba yambwiye nyine ko agiye kureba wa mugabo w'inshuti ye bakaryamana. Yego. Kugira ngo amutere inda. Yego. Yego. Yaranganirizaga ntago yampishaga. Agiye kureba wa mugabo w'inshuti ye rero atega umumotari baturanye urugo ku rundi ariko kuri usanga umumotari yambaye nka kasike we yahise ajya kuri moto yihuta ntiyabanza kureba umumotari umujyanye. Yego.
ajya kuri moto aragenda ageze aho agiye ku gipangu asanga wa wundi w'inshuti yagiye kureba ari hanze aragenda aramuhobera wa mugabo w'inshuti yaba ari uza kwishyura umumotari ubwo bahoberana ukamwita sheri byose umumotari arabireba umumotari ahita ajya kubwira umugabo we nyirizina yego ati umugore wawe ko mujyanye ahantu yambaye yavaga mu rugo nyine uko yambaye yagera mu nzira agahindura kuko mu gace bari barimo yari umwadeperi ukomeye ntago yagaragazaga ko yakwambara nk'ipantaro yego agiye kureba rero uwo w'inshuti ye umumotari aragenda abibwira umugabo ko yabibonye uko yabonye yambaye n'umugabo yamushyiriye uko asa byose nuko bahoberanaga mwitashije umumotari abibwira umugabo we yego umudamu atashye umugabo aramukubita atuvuye umudamu ati mvuye gusenga aturabeshya uvuye kureba undi mugabo ati wari wambaye ibisa gutya ujya kureba umugabo aha n'aha ku gipangu gisuku n'umugabo asa gutya yambaye byose aramurondorera yego umudamu akumva byanga bikunda nta wundi muntu n'umwe yigeze abitsa ibanga rye uretse njyewe yego ahita yiyumvisha ko byanga bikunda ari njyewe waba wamureze ku mugabo we umugabo we ntago nari muzi isura twaravuganaga n'umugore umugabo abyumva ariko ntago yaranze isura umugore arandakarira ntiyagira ikintu ambwira arampamagara arambwira ati nshaka kuzaza kukureba nubone kuzambwira njye wamwihamagariye yego nabwira nizo uzunsura uze kundeba araza ahageze turaganira ntiyanyereka ko afite n'uburakariho na gato tuganira ariko ahagaze babana batajya barakara tuganira ahagaze yanga kugera mu rugo yanga kwicara tuganira ahagaze nyuma yaho ho gato rwose turi kuganira arambwira ati se wagiye ukazana amafoto dufitanye nkajya kwereka umugabo wanjye ko yumva tuvugana akuzi izina umugabo wese umugabo we bwite yego ko akuzi izina akaba azi ko turi inshuti ariko akaba atakuzi isura wampaye amafoto dufitanye nkajya kumwereka ko nzayagarura twari dufitanye amafoto menshi agera nko mu 8 arambwira ati yose uyazane ntusige n'imwe sinzi uko agatima kaje ndagenda imwe ndayisiga nzana amafoto yandi naraje nsanga yashyize amaboko inyuma ku mugongo uko nakamuhereje amafoto yazanye ikiganza nkuje kwakira ahubwo ahita amenaho mu maso njye kumenyaho iki aside yesu we yego ayimenaho hano mu gahanga kugira ngo akaboko gashye kuno byaturukije aha nyine gashye kugira ngo akaboko gashye uko yamennyeho mu gahanga ndahumiriza ahanaguzaho ntanagujeho nako karashye yego nano mu gatuza nuko nambaye ntakuramo naho harahiye cyane nari nambaye igitenge nagikenyeye mu gatuza ndagikenyera ndakihanaguza ndongera ndagikenyera naho kirahatwika yego ubwo hano ku maso naho yashokeye yego n'amafoto nari ndi kumuhereza nayo yayimennyeho arahanagurika asigara ari nk'impapuro nuko ubwo narihanaguye neza nihanaguza n'igitenge ntago nahise numva uburibwe ntago buhita buza ako kanya namaze kwihanagura ndebye sinamubona aho twari kumwe nyine wari uzi ko ari amazi akumenyeho se numvaga ko wenda nari namubwiye ko ngiye koga nkumva ko ari nk'amazi amennyeho wenda kugira ngo antinyure yego ndebye mbona simubona amafoto nari muhereje nayo mbona yose anyanyagiye hasi nsubiye mu rugo umukecuru twari kumwe avuza induru ubwo yavuze induru ndeba nanjye nkakebuka impande zose ngo ndebe icyo abonye marambwira turi gushya haba gahanga hari gushya hatutumbye ariko njye ntarabimenya baba baranjyanye kwa muganga bamvana kwa muganga bankomezanya ku bitaro birangira ngeze CHK mazeyo nk'iminsi nk'itatu abapolisi baza kundebayo barambaza ati se wabaye iki wabigukoze uramuzi ndamubabwira bajya kumufata agerageje kubacika ariko baramufata baramubaza ati se umuntu ni wowe wamennye uriya munasida ati ni njyewe ntabwo yigeze ahakana ati none wabitewe n'iki ati namubikije ibanga ararivuga ari basobanurira nkuko mbibasobanuriye ati naciye umugabo wanjye nyuma nta wundi muntu n'umwe nigeze mbibwira uretse we wenyine givugira ryo iryo banga nyine yaravuze ati naciye umugabo wanjye nyuma niwe wenyine nabiganirije nta wundi muntu nigeze mbibwira none yarabivuze
umuntu we nigeze akanabibasobanuriye uko nyuma babajije umugabo tireka mpamagara wabimbwiye ati mwumve abisubiremo mwumva hamagaye nyine yitaba uwo mumotari abisubiramo uko byagenze umugore nawe arumirwa yego aho yari afungiye icyo yakoze hashize nk'iminsi 2 yahise atoroka imvura iri kugwa yacukuye gereza aratoroka yacukuye gereza ubwo ni muri yakasho yego mu kasho ataragera muri gereza yego yara kuri polisi yaracukuye imvura hari kugwa imvura nyinshi aracukura aratoroka yego atorotse ajya i Bugande ageze yakajya amamagara ariko akampamagara n'ubwoba kambwira ati narahubutse mbabarira hashira iminsi akongera akampamagaza nimero zitandukanye yeza kugira igihe baramufata baramufunga bamufatira i Bugande oya bamufashe ari Nyabugogo yari yagarutse hari yarambwiye ngo yari yaje gushaka ibyangombwa mbere ngo yari yagiye aciye izibyaro ngo yari yaje gushaka ibyangombwa ngo akomeze nyine agenda agere kure batazamufata ngo baramufunga ari dizinefu nabwo arongera aratoroka bwo sinzi ngo yatorotse gute arongera aratoroka n'ubundi ubwo sinzi aho yaciye aragenda bwo none hagera muri Kenya haragenda agera muri Kenya ahinduza n'amazina ashaka ibyangombwa bishyashya yego amaze gushaka ibyangombwa bishya ahindura amazina agerageza kwihinduranya yego hako nabwo kera kabaye birangira bamufashe ariko mu kumufata mbona ari nkaho ari we wabigizemo uruhare yari amaze igihe kinini ampamagara kenshi gashoboka akansaba imbabazi akampamagara hakabaho ubwo wenda afite udufaranga akanyoherereza akambwira ati ite ku bana ibibazo ufite n'ijye wabiguteje akanyoherereza guhubuka we yego kambwira ati narahubutse nakoze ikosa nyina kenshi gashoboka akampamagara akagerageza no kumfasha yego nyuma yaho arambwira ati ariko se wazaje kundeba honde ako nyine nkumva simwizeye nkabitinya narabimwemerera inzaza ariko igihe cyagera nkagihindura igihe cyaje kugera ubwe niwe wabigizemo uruhare arijyana kuri polisi ngo ni mu mfunge hano mu Rwanda se yagiye kuri yavuye muri Kenya ajya i Bugande yego ageze i Bugande ajya kuri polisi yaho ati nimujyane mu Rwanda nasize nishe y'umuntu mu bamfunge oya ubwo aba ari we wigarura baramufata umutima umva waranze yego bari kumuzana bamuzana mu Rwanda atira telefone umupolisi arampamagara arambwira ati turi kumwe na Dusabimana Eugenie ati ari agushaka cyane ati ukora uko ushoboye igihe cyo gusura imageragere n'ikigero uzajye kumureba naragerageje igihe kigeze koko njya kumureba ngeze yansaba imbabazi ndavuga nti se wabigenje ute ko waje arambwira ati naje umutima wakomeje umpatiriza kuza ati najya gusenga bakampatiriza kugaruka ati nanjye nasenga nkumva ijwi rimbwira kugaruka ati ubwo nizeye Imana ndaje abari izakora ibyayo yego araza baramufunga nyine ubwo gutyo ariko ampa nimero z'abantu bari baturanye i Bugande arambwira ngo nzabahamagare babwire bagurishe ibintu yari afiteyo covid nibwo yari gitangira ati babigurisha yakomeje kuba inshuti yawe nubwo yaguhemukiye yego yego yamaye nimero z'abo bantu ambwira ati ibintu bafite babigurishe bakoherereza amafaranga kuko uko ureba nahiye gutya nahiye muri 2016 mu kwa mbere ku itariki 16 yego nakomeje nivuza ntago hajya hacaho ukwezi ntari kwivuza kugeza n'izi saha hageze aho haziramo na kanseri nabwo ndakomeza ndivuza ariko na n'izi saha ubundi ndakivuza ngira uburyo bwo kwivuza bwa buri kwezi budahinduka kubera impamvu z'amaso ntago ajya ahumiriza ubwo ntakizemo imiti nagenewe gushyiramo ahita yuma akuma hakazaho nk'igihe usimbashe kureba ubundi binsaba guhora nivuza yarambwiye ati igihe umaze wivuza ni kinini byanga bikunda amafaranga yagushizeho babwire bagurisha ibyo nari mfite bakoherereza amafaranga ndabavugisha kuko ntago bari bazi ko ari njyewe yahemukiye akambwira ati wa muntu w'inshuti yawe ati yatubwiye ko hari umuntu yahemukiye ati none yagiye ngo bamufunge ati wowe uri mu Rwanda ugerageze umurebe umubaze uko bimeze ako simbabwire yuko ari njye dufitanye ikibazo barabigurishije havamo 290 n'ubundi nyakoresha mu kwivuza nawe muhayeho nari namuhayeho 100 ngatoya mpaho byibura nk'icuma yandi genda ukomeze wivuze ubwo n'ubundi nubwo afunze kuri aba batiza telefone kuri gereza ahita amamagara n'ejo twaravuganye kenshi gashoboka iyo batije telefone yarambwiye ati nta wundi muvandimwe ngira nta yindi nshuti ngira
ati byibura ni nawe wagerageje kunsura hano kuri gereza, ati byibura ni wowe ugerageza wabona n'icyo gihumbi ukanyoherereza, ati nta wundi muntu mfite umvugisha cyangwa se nyine bose barantereranye, ati nubwo naguye mukiye kandi niwe muvandimwe mfite, niwe mfite wo kuvugisha. Ubwo nuko turavugana, ku mutima wanjye numva ko namubabariye, nagerageje no kumusabira imbabazi biranga nyine birananirana, ariko aka kanya niyo wenda nka perezida wa repubulika yavuga ngo muhaye imbabazi rwose akambwira ati ngwino usinyataye, nakwishaka itike nkagenda nkamusinyira akitahira, kuko wa mugani we yazize guhubuka kandi icyaha cye nta wundi yari afite kugishinja, kuko yumvaga ko ari njyenyine yabibwiye. Nyine ubwo namubariye ku mutima wanjye numva yuko namubohotseho nta kibazo kindi mufiteho. Bwa mbere uhura nawe byari bimeze bite? N'uwo wamenye aside? Yego. Twarahuye nyine tuba inshuti, nkabona ko ari inshuti. Bwa mbere uhura ndavuga bwa mbere uhura nawe akimara kumena aside yabaga afite ubwoba cyane, adashaka no kundeba, yanande bakareba hirya cyangwa akaba ari kurira agapfukama agasaba imbabazi, ubona ko nyine nawe byamuteye ikibazo gikomeye. Gusa iyo gihe nanjye nabaga nkimurakariye, nabaga ntariyakira cyangwa se ntaramubarira nkumva murakariye cyane. Waje kumubabarira gute se? Byaje gute kugira ngo noneho ubgutereka byakire byabwira? Sinzi niba navuga ngo byarizanye. Hari ukuntu umuntu agenda yiyakira nko mugushya, ukabona nyine ko nta kindi byahindukaho, cyangwa se nkatwe dukunda kuba turi ku mivuriro kenshi, hari ubwo umuntu ajya azi ko ababaye cyane, wagera ugasanga undi nanone ubabaye kurenzaho, bahita uvuga ati uko biri kose Imana yarandengeye. Nanone nkareba nkavuga ngo mfite abo bana 4, nkumva ko nta kintu nshigaje ku isi, nkumva ko ari Imana yandokoye, nkumva ko yandokoreye kwishimira no gusenga no kugerageza gukiranuka, kandi nkumva no gukiranuka harimo no gutanga imbabazi, bigatuma nkomeza gutekereza cyane ku cyabaye, bigatuma koko mbasha gukurura, nkumva ko nawe atari we, nkumva ko nta wundi yari afite wo kubishinja, nkumva nyine ko nk'umuntu usenga ntakabaye mbohwa n'icyo kintu cyo kwanga kumuha imbabazi, cyane cyane ko ntacyo nzimwimye n'ubundi ntacyo byahinduraho ku buzima bwanjye, ahubwo nkumva ko kumubabarira n'ubundi bimpaye amahoro kurushaho, kandi uko mbere nari ndi murakariye byabaga bimbangamiye kuruta uku nguku ndi tuvugana tubanye neza, mba numva ntacyo bintwaye, ari byo byiza ahubwo. Kuko niyo nasenga nsaba ngo Mana undindira abana, nsenga nyine mu buryo bwanjye, nawe ngera nkamukubitaho agatima nkavuga ati kandi Mana nawe aho ari umurinde umworohereze, cyangwa se nibinashoboka mukingurira atahe. Yari inshuti yawe bingana gute? Yari inshuti yanjye cyane. N'uduki mwahuriragaho tukabutuma kuvuga uti ni inshuti? Ikintu twahuriragaho, nari mfite abana, we urumva aho yari yarashatse yari yarabahishe ko yabyaye, ariko kenshi twahura cyangwa se twavugana ukumva arita ku bana banjye, yagenda ari nko guhaha yabona utwenda twiza akambwira ati mu bana ufite ntihari buburemo uwo gakwira, nyine akaba ari umuntu tuvugana kenshi tudahishanya, bigatuma mwumva mukunze cyangwa se mwisanzuyeho cyane, ku buryo niyaza kuntungura akamenaho iya aside bitunguranye tutabanje kuganira, ntago nari kubyemera ko ari we. Niyo bari umuntu wabibonye akambwira ngo niwe wabikumenyeho nabyiboneye, nge ntabibonye, ntago nari kubyemera, ntago nari kuba numva ko yabikora. Ntabwo wajya kumugira inama se ukamubwira uti nyamuneka umugabo yazagufata, ibyo bintu ugiyemo byo kumuca inyuma ntabwo ari byo? Ntago nabimugiragaho inama, kuko nanjye wenda icyo gihe sinari nkijijwe ngo mbitekerezeho. Hari ibintu umuntu atekereza kuko atuje cyangwa se wenda akijijwe, nanjye icyo gihe nabaga ndi umuntu uraho ntacyo nitayeho, ntabwo nigeze namugira inama. Wabyakiraga gutyo gusa? Yarabimbwiraga nkabyakira uko simbitekerezeho. Yego. Simbitekerezeho, nkumva ko ubwo nyine nawe ari kwirwanaho kugira batamwirukana, kandi nanatekereza ko imitungo y'iwabo se na nyina niwe mwana wenyine bari bafite, nyina arapfa ise ashaka undi mugore, ubwo urumva ise niwe mwana yabaraga hafi, yamushyingiye agurisha byinshi, aramuha ati genda nawe wubaka urugo rwawe. Nanjye ku mutima ngatekereza nti bamwirukane kandi yarashoyemo byinshi, simugira inama, ubwo ndumva nabaga meze nk'umushyigikiye. Yego. Okay. Bakubwiye ko ngo hajemo kanseri? Mo hano mu kaboko niho nagiye nivuza kenshi, bambwira ko hajemo kanseri. Imbere hari habyimbye hakajya hatutumba hakarekamo amazi, nivuje kenshi, nivuje CHK. Ubundi mu Rwanda ndakeka ibitaro ntarageraho ari bike cyangwa akaba nta nabyo,
ko nivuje henshi CHK, Fayisali, Kanombe, Rwinkwavu, i Butare ahitwa Gikonko n'ahitwa Gatare, i Kabgayi, hose nuko ku maso ubona bimeze mbere siko byari bimeze. Bagiye bakata henshi harimo nka hano nkaha bahakase bateraho ku maso na hano inyuma y'amatwi naho bahakase bagenda bateraho ku maso. Ubwo uko bimeze uko biri kose ndi muzima, ubwo n'abaganga babonye ko ntacyo barenzaho, ko baravuye cyane banarivuje cyane igashoboka. Yego. Kanseri se ngo yaje mu gute? Yaje mu kaboko bambwira yuko ari kanseri y'uruhu. Baramvura nivuje imyaka igera hafi muri 3. Uku kameze nyine ni karambuka. Mbere haratutumbaga hakarekamo amazi nyine ukabona ko kangiritse. Ndivuza bakajya bateramo inshinge ngeze aho karakira, bambwira yuko nzajya nsubirayo n'ubundi ari nko muri control, ariko uko biri kose nta kibazo. Kanseri yashizemo. Mbwira iyo nshuti yayibwira uti hajemo kanseri yifasha ate? Nabimubwiye nyine afunze ari muri gereza, arambwira turetse gusenga nta kindi nanjye ngufashije, kuko nanjye ntacyo nifashije. Wumva umutima wumeze gute se uyu munsi kubw'ibyo yakoze? Uko biri kose nawe bari kubyicuza, kandi uko biri numva ko byanga bikunda nta mutima mubi amfitiye, kuko kuba afunze arazira ikosa yakoze ryo kuba yaramenye acide, ariko nawe ndabizi ko bari kubyicuza. Yaje kubyara hoya nyine ubwo kuva yamena acide ni ugufungwa, yabanje kubaho ubuzima bwo kwihishahisha atoroka, nyuma yaho ubwo arafunze. Wumva yasambanaga na wa mugabo wundi kugira ngo abone urubyaro? Ntabwo yabyaye n'ubundi, ntabwo yigeze abona urubyaro. ahubwo nyuma umugabo we niwe washatse, we yaranabyaye, ubwo si wamenya ngo ikibazo cyari bite. Umugabo we yarashatse yaranabyaye. Umugabo we se yigeze kureba nyuma y'ibyo byose? Ubwo no kuba yarashatse yarabyaye mbibwirwa n'uwo mugore, kuko umugabo we nta communication tugirana. Nigeze akubwira ku byerekeranye no kwicuza ku rushako, abute narahubutse? Arabyicuza cyane, kuko n'aka kanya n'ejo uko twari turi kuganira mu rubanza bari bemeje yuko agomba kumpa indishyi za miliyoni 15. Yego. Indishyi nyine z'uko yantwitse. Birangije we ubwa ampa ibyangombwa by'ubutaka byagomba kugurishwa, ariko habaho ikibazo cy'uko hatamwanditseho, kandi mu rukiko bivuga yuko ugiye kuriha bisaba ngo ibyo ari habe bimwanditseho. Handitse kuri nde? Handitse ku wo baguze, ntago handitse ku mugore no ku mugabo ntiyamwanditseho, ahubwo handitseho ku wo baguze. Ntibakoze imitation? Yego. Nashatse umuhesha w'inkiko, ubwo urumva nta bushobozi nari mfite bwo kuba nashaka uwo nishyura. Nari namubwiye yuko ari bubikurikirane byarangira ayo yagurishije yo kunyishyura nawe akaba ari bwo yishyurwamo. Umuhesha w'inkiko ajya gushaka uwagurishije, uwo abo baguze nawe arandika arasinya ko yagurishije. Ajya kureba n'uri yifunze nawe arandika arasinya yuko yemera kumpa indishyi. Ageze ku mugabo, ariko umugabo we ntiyabyemera, yemera kugira icyo abivugaho. Ubwo icyabaye byari ngombwa yuko mbanza ngo nkashaka umwavoka utanga ikirego mu rukiko asaba ko bwa butaka bwandikwa kuwufunze hakabona kugurishwa. Ubwo amafaranga yo kubikurikirana nyine arabura, ndabyihorera. Yego. Ngomba mvuga cyangwa se n'ejo ko twaganaga arambwiraga ati mfunguwe nabikurikirana kishyurwa. Wumva ari ibintu afiteho umutima cyane. No kwikura muri Kenya hose umutima waramubujije. Ntujya umubaza uti se bite ko uhangayitse cyane, ko iki umutima ukomeza kukurya? Uwo igisubizo mbere yuko mubaza icyo kibazo arambwira ati naraguhemukiye, narahubutse, ndabyicuza, ati nubwo ntacyo nabirenzaho, ati gusa Imana imfashije nkabasha gutaha nagoma nkagufasha ukagomeza ubuzima ukivuza ukagira ubundi buzima ubaho, cyangwa ukabasha no gutunga abana. Niyo tuvuganye kenshi abambaza ati se abana bameze bate, ukabona nyine yuko ari umuntu wumva ushaka kumuvugisha nta kibazo cyane, binashoboka nanjye namuhamagara. Oya, kuko nubundi uretse wenda ko hari igihe kigera bikanga, nka rimwe mu mwaka iyo nabashije kubona itike ndagenda kumureba nkamusura. Mageragere. Yego. Ariko ufite umutima ukomeye, mu busanzwe uteye gute?
mbere nyine nabanje kumurakarira ariko urumva ko hashize imyaka 10 irengaho bibaye umuntu aba yarabyakiriye naratuje kandi koko nanjye mbibona yuko nawe nta yandi mahitamo. Yego. Nuko rwose yabaye ufite umugabo ufite n'abana Byabaye wari mfite warashatse. byabaye mfite abana nari narabyaye ariko ntarashatse. Utarashatse. Nne nabyariye mu rugo. Ubu ufite umugabo se? Ufite abana bangahe? 4. Ufite abana 4. Wari ufite abana bangahe icyo gihe? 2. Abandi 2 nababyaye inyuma. Abandi wabyaye inyuma. Ababiri se byaje kugenda gute kugira ngo wabyare? Byaje gutyo. Hari umugabo waguterese uravuga uti tubwira uko byagenze. Niba waragiye mu rukundo harimo umuntu ushaka kuvuga uti jyewe nakita Imana ntabwo rwose kubera ko yahiye. Irangira byaye gutyo rero. Yego. Utangira urwo rugamba. Ntangira urwo rugamba ubwo ubuzima bwo kwiga nahise mbureka, ubwo kujya gushaka icyo mama arya ciye mu gusaba abantu nahise mbireka, ahubwo ntangira urugamba rwo gutangira gupagaza. Kuko ntago waba uri umuntu uhetse umwana ngo ujye no gusaba. Nabuhise mbona yuko bigayitse cyangwa se bibangamye, ntangira ubuzima bwo kwirwanaho. Nshaka ibiraka. Yeah. Ufite abo muvukana? Arahari umwe. Kuri mama? Ntabwo muhuje papa? Mbese ubwo ntabwo wabyita ko ari karande? Simbizi nabyo hari byashoboka ariko nyine umuntu agasenga ntibizakurikirane n'abana. Kugira abana badahuje ba papa, ufite abana 4 badahuje ba papa, ubona bimeze gute? Banumva ntabitekerezaho cyane uretse nk'uko bimbajije kuba abana babanye neza cyangwa se nanjye tubanye neza, mbona nta bindi icyo mba kimangayikije no kumenya ngo bariye cyangwa se bakarabye. Ibindi simba mbyitayeho. Ese umwana yakurebye gutyo hema abana batangiye kubanza kwikanga mbere bakababara bikabatera n'agahinda? Mbere babanje kubigiraho ikibazo nyine ukabona ko bibababaje ariko ubu barabimenyereye kuko mbere nabaga i Bugesera, nahiye narabaga i Bugesera, nari ntuye ubwo urumva muri ubwo buzima nahise nanjye ngerageza gushakisha nkajya nkorera amafaranga kugeza ubwo urumva mama yari yararwaye igihe kinini. Ntago navuga ngo hari ikintu twari tugifite. Yaje gukira? Yaje gukira yitabye Imana vuba aha mu kwa 4 muri uyu mwaka turimo. Ako ubwo yarwaye muri 2006. Ni kera. Yarwaye 2006 akira muri 2015. Aza kongera kurwara nyuma. Ngo mbere nabaga i Bugesera narashatse amafaranga ngura ikibanza, numva ko ngomba kutunga abana banjye nta kibazo na mama twari turi kumwe. Haza kubaho ikibazo namenye ko ndwaye kanseri ari aho ngaho mbi Bugesera. Biganiriza umuntu twari duturanye nk'inshuti, numvaga nyine ndi kumubwira wenda nk'ikibazo nagize numva atari ibintu bikaze cyane. Nako wahita bikomeza kajya abwira abantu turiya muntu uziko agiye gupfa, uziko arwaye kanseri, uziko bamubwiye yuko azapfa igihe kinini, ariko ibyo byo ntabyo nari nabimubwiye. Ariko wakigenera n'igihe. Abana bajya ku ishuri bagenzi babo bakajya babaza ati ko twumvisha iwacu bavuze ko mama wanyu yenda gupfa azapfa ryari. Bigera ubwo abantu ubona batagishaka kujya ku ishuri nyine ubona yuko bibabangamiye. N'ubundi nanjye ubuzima bwo kwivuza kenshi cyane byari byararangiye handi narahagurishije. Mbona n'ubundi aho narindi no gukodesha mitagenda njya gukodesha handi aho Kayonza. Nkomeza ubuzima gutyo. Nako nyine ukabona ko abana bibabangamiye kuba umuntu yamvugaho nabi cyangwa se ukabona nyine ntabwo babyishimiye. Babonye isura ihindutse? Barabyakiriye ubu baratuje baramenyereye. Mbere se ntibyabayeho kutabyakira? Nyine ntago haburamo akantu ako n'ubundi ntibigeze bampunga ngo ubone ko bampunze bangiye kure. Yego. Yewe mbere wari umukobwa usa gute, umeze gute? Kanze ndareba ndaza kukohereza ifoto. Yego. Dushushanyiriza, wari umukobwa umeze ute? Ntago nabishushanya. Ntacyo uzi kuduha amafoto, sibyo? Reka tugane ku musozi, umva umuntu uri kukumva aka kanya yagufasha iki? Icyo ari cyo cyose
cyamfasha kuko bitewe n'ubuzima bwo kwivuza kenshi no gutunga abana niyo kuba mu ikode nyine biba bigoranye ariko hamwe n'Imana ikaguma ikanshyigikira. Yego. Se uwo mugenzi wawe bamukatiye imyaka ingahe? Bari bamukatiye 25 nyuma musabira imbabazi bayigira 10. Wamusabiye imbabazi mu gihe bamuha 10 amazemo imyaka ingahe ubu ngubu? Kubera yabanje gutoroka se samazemo nk'itanu. Mazemo 5. Utekereza ko narikurwa uzamwakira? Naka kanya niyo yamamagara akambwira ngo ndatashye namwakira pe. Warababariye? Nta burakari na buke mufitiye ku mutima n'Imana irabizi ko nta mutima mubi mufitiye. Yego. Ari nibishoboka habaye hari icyo nakora kugira ngo atahe nagikorana umutima mwiza. Yego. Reka dusoze rero. Wakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye, vuga nimero ya telefone yawe ubundi umuvandimwe inshuti zakumva yakugira neza yabikora rwose. Yego. Vuga nimero ya telefone yawe. Ni 07 89 6 5 9 6 0 6. Urakoze.